ikosa ryanjye, ikosa ryanjye, ikosa ryanjye. ubushize mu nkuru ikosa ryanjye twasize dusoje season 1 kuri episode yayo ya 20. uyu munsi turatangira season ya 2, turi kuri episode yayo ya mbere. twasize Jessica atari kwakira ko Chris atakibasha kugenda. muri season 2 episode 1 Jessica n'ababyeyi be bari bamaze igihe kinini bari kwita kuri Chris kwa muganga ariko akiri muri koma. mu gihe rero bari bicaye kwa muganga bategereje barimo baganira ariko rwose ubona ko bumiwe batari kwakira ibyabaye, Dr. azabegera. harya ni mwe muryango wa Chris? Yego, habaye iki se? Habaye iki se kandi? Chris ameze neza? ari koroherwa, yavuye muri koma, ahubwo niba mushaka rwose mwakinjira mukajya kumureba. Mu kimuga yavuye muri koma? Ya Jessica yahise agenda yirukanka rwose ubona ko yishimye byamurenze, ahita ajya ku cyumba Chris arwariyemo. nuko hageze Chris, my love, Chris. ndacyafite ibikomere Jessica. gake Jessica. Pure ni ibyishimo ntabwo ndabizi ko ukibabara. hano harababara cyane, ihangane. Jessica, ntabwo nyikuye urukundo rwawe. Jessica, sinzongera kugenda. umugome yanyambuye amaguru yanjye Jessica. ihangane Chris, ihangane, wesha wibabara. reka nkubwire Chris, nta kintu na kimwe kizatuma ntagukunda. ntacyo kuba utagenda ntabwo byatuma ntagukunda. icyambere ni uko wakize, byibura uramera neza vuba tuze gutaha. huya Jessica, nanjye naje naraguze inzu yanjye, ko rero ninyira rwose nzataha mu rugo, ntabwo nzaza iwanyu. ubundi rwose nshake umuntu watumye ncika amaguru, azambona tuzahangana. oya si Chris, ko numva wowe wikwita cyane ku muntu wakugonze, ahubwo ita ku gukira kwawe, nicyo cyambere. Jessica, we humura shiri, nimenye umugome wangonze nzamuheza muri gereza umugome gusa. Erega Chris, erega umuntu wakugonze, si ubwo umuntu wakugonze ubundi ni ingenzi cyane. sinzi njye ndumva icyambere ari uko wakira. hoya Jessica, nzatuma yicuza ubuzima bwanjye ukuntu yangirije. bizamukoraho, nzakora igishoboka cyose paka ubuzima bwanjye yarabwije. mu gihe bari bakirimo babiganiraho, Chris avuga ko rwose uwamugonze agomba kubiryozwa. umuganga yahise aza aje kureba uko Chris ameze, aje no kumuha imiti. nuko Chris, amasaha y'imiti yageze. ikindi n'ibyo bipfuko enda eguka tubihindure di. ntabwo nzakira ariko sinakubwiye ko nararoherwa. muga, ndashaka gutanga ikirego, ntarava hano rwose. sinzi ukuntu rero mwabigenza mukamfasha kugira bamenye uwangonze. telefone ya Jessica yahise isona muri ako kanya. Frank amuhamagaye. Allo Jessica, uri he? nibagiye kukubwira, wibuke guhindura plaque ya modoka, n'utundi ikimenyetso kibi bashobora guheraho bagufata. ego komana, ibyo bintu nari nanabyibagiwe. ni ukuri Frank waranshutse, njye mfite n'ubwoba. uzi ko sinzi Chris yararakaye, naramuka amenya umuntu wamugonze ni ukuri ndabona azamwica. ibaze nimba ari njye. umura Jessica, byakira ahubwo
njyewe namaze kubimenya ko n'ubundi ari wowe wamugonze. Rero ubwo igisigaye ahubwo ceceka ntuzabivuge batazabimenya. njyewe ya ni naha dusoreje episode ya mbere ya season 2. Frank abwiye Jessica ko ari we wagonze Chris. Ese Chris namenya ko Jessica yamugonze arakomeza mukunde kandi ari kumwita umugome? twibutsa ko niba yagucitse ushobora kunyarukira kuri YouTube channel yacu itwa Abasirimu TV, hanyuma ukareba izindi episode zatambutse uhereye no kuri season yose ya mbere, hanyuma uyu munsi n'ubundi wabyumvishe ko turi kuri season ya kabiri episode 1.